nukwiravuga iti umuntu ntakabe wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ukwezi kwakaga inzora maze utunguka umwenyura, amajwi yose numvaga muri nge araceceka, numva iryawe gusa. Usetse mbona imikororombya, ngenda mutekereza ndegahona, ubwuru wanjye Imana igitego. Turabasuhuza, turabasuhuza, tubifurije amahoro. Nguyu munsi wa none ihe n'ishema ry'abahanzi, turataramana namwe, turatarama dukeshe, kandi twese twaje turabasuhuza, turabasuhuza, tubifurije amahoro. Ngo bashyitsi bahire, n'inshuti namwe rubyiruko, turabaramutsa amahoro. Rero mu bagenzi b'iwacu badutoranyiriza 139 aho twabonye inshuti ihebuje, maze duceze muteka jabiri. Nabonye inshuti ihebuje yawe, impongano uretse ibyo ku bugingo yaranyitangiriye. Mwiyeguriye burundu ibi ridashira, nabonye inshuti ihebuje nk'umutware rwose, n'ibinini cy'uko bukeye itageza mu ijuru. Dushimiye ko bageze amahoro, twese ari abasangwa n'abaje batugana, kuba turi aha nta gikuba cyacitse, n'umusaruro w'ineza yawe n'urukundo rwawe wishimye. Nuko rero tweretse gahunda zose zibera aha ngaha, ibiganiro biganirwa bibegereza Imana, kandi bigatangirwa byose birimo amafunguro, ibinyobwa byose bizwi nawe tunamo nawe. Ubwo tuza gusoza neza nabwo turashimira bidukwiye bidufasha tuma tubana byose mu bizere buzira Yesu. Abakundizi ishema ry'urwagashingiro ry'ibihigo bicongere mu kuba abanyamwizerwa n'igende binyamuconga kangaga ngingo yakarana inzovu y'ibirindi aho pfuka mwaca gitabo. Nitwa rero Rwema, birabana isura ari mu mutima buriya n'inzobe. Data rero yarambwiye ngo nimbabona muri abashyitsi mukinjira muciye mu bikingi by'irembo, ngo muzaba muri amasibo arenze imwe, muzaba userukanye n'abasaza b'imizo ndende, muzaba uri kumwe n'ababyeyi b'ingore zitari imbogo, muzaba uri kumwe n'abasore beza b'abatemberarugendo ruberwa ingabo nziza, ariko kandi muzaba uri kumwe n'abakobwa beza b'abanyarwanda basa n'ibyatsi mumaze koga. Abo bose mvuze mu masibo nzabakire, maze mubyeyi ngo ngera hafi yanyu ngo nzabereke data akoresha uyu mwanya akwinjize mu gitaramo cy'iwacu, muganire kandi mukiranye nk'abaziranye ntimwigize ingana. Mubyeyi rero Celestine mubasigire renga, muraza kumubwira ngo mukoreshe uyu mwanya mutwakire umubyeyi mugenzi wanyu. Tubonye hari umuryango mugari urimo amasibo atandukanye, nk'uko babivuze hari urongoye uwo muryango mugari. Ndagira ngo ndasubiye muri iryo zina, reka turebe ko uwo musore koko abyibuka amazu
urongoye umuryango ahagarare, ibindi tubikurikizeho. Mwamupere amashyi n'impunura. Nyakubahwa rero Elifazi, burya ntabagendana bataziranye cyangwa se batasezeranye. Uyu muryango uje ugana turabaganwa kandi Imana yaduhaye umugisha. Uru rugo rero abarugana bagatarama kandi bagatarama neza, barugabaniramo. Uru rugo Imana yabuhaye ubutaka, abaje batugana kandi bagatarama neza turabakerera tukabatuza. Ndagira ngo rero hano iwacu nk'uko nabikubwiye, intoki turazifite, imyumvire y'indoha turayifite, ntabwo twakuza Imana n'amagambo gusa. Hano rero hari imizikire y'uruhisho duhishira abashyitsi baduteguje. turabasuhuza tubifurije amahoro, ibigerwa inkindi ihe yongereye urwoga, igihano binini birezi n'umukobwa ikibasumba, kandi twese twaje nke turabasuhuza, turabasuhuza Tubaha icyubahiro, tubahereza kandi hari mushyikiri. Rero yari azi ko bityo muri iki gitaramo niko gushaka ubuki bumaze iminsi, arabutegura arabutereka. gakoni k'abakobwa turabasuhuza, mukabya gaju turabasuhuza, Umukazi nyirashakira mu mazi se. umwanzi arakarya akaryoshye mu muhanda. Subira mu ngingo rero, wicare witse, kandi abo mwagendanye bataramye neza mwegerana zanyu, maze ubundi murasuke twumburukane twumburukazi twumvikore ikondera ijyahura n'igihumurizo nk'abashakamba bategerejwe mu rugi mwanzike. Thank you.
rero tugaragaje hano twaje nk'intumwa n'umuryango w'umunyambaraga tukaba dukomotse Musanze. Mbere yo gukomeza rero umuryango wadutumye baduhaye ababyita ubutashyo cyangwa intashyo kugira ngo bagezeho. Rero ni ubutashyo baduhaye tukagezeho kugira ngo mbese ni nk'aho bakwita bavuze ngo utahire ubusa yitabaye ubusa bagutashya. Murakoze cyane hamwe no kubakira nabakiriye ariko nari nazigamye umwanya w'umuryango mugari wari utaratwibwira niba kunshimira. Elifazi n'umuryango we ari nta mashya ye bazi ariko umuryango atubwiye nimwongere amashyi tuwake. Iva ndagushima sinkubajije byinshi ahubwo turashima. Wakomeza rero asubira mu byicaro byawe. Nagusezeraniye ko icyifuzo cyose aho cyava kikagera ari icyawe ari icy'umuryango ntume ndagutumikira. Murakoze komeza uteke mu byicaro. Barakoze cyane. Ababyeyi agize ati ndacyafitira Imana mubyeyi mwiza maze wanzike bageze hano naguhaye rugari ikikorohera cyose waba ari uguhina umugongo waba ari ukwemarana uburyo bukorohera ukoresha ubwonko. Uburyohera nuko ngira ngo mugire bwo kugira iri turo ryo n'iryo kuvugiraho ubutumwa umuryango w'umunyambaraga wawe. Ibyo turi hano turi intumwa zingana zitya kubera umusore wacu dufite umusore witwa Nshimiyimana Jean de Dieu. Hambere aha yatugejejeho igitekerezo cy'uko ashaka kuva mu mfuruka. Byaradushimishije nk'umuryango tumubaza icyo atekereza niba hari ubwo yabonye bafatanya gushinga urugo rwabo kugira ngo bave mu mfuruka. Reka n'abanyarwanda baravuga ngo imfuruka ni nziza isusurutsa ingaragu ariko ivuna yiyubakiye bita inyumba ya se. Dusanga rero ibyiza rwo yakubaka inzu ye yaba nini akajyamo. Noneho tubwira ko hari umuryango yashimyemo umugeni. Umuryango barantumiza mu muryango wabo tuje tugendereye urukundo abana bacu bari. Ubwo tubabwira itugenza mutwakira neza rwose nabuze imvugo nabivugaho. Mwatubereye imfura nyamfura. Reka tutabe ubwo twazanye babampera amashyi. Ubwo rero muvandimwe atubwiye ati tubahaye irembo ry'umugeni ariko duhagarariye umuryango mugari. Igihe nikigera mukazaza gusaba tuzatumaho abavandimwe n'inshuti nibo bazaza bakabahuriza. Maze rero ubwo twabatumagaho muri iyi tariki ko ku itariki ya 10 tuzaza. None rero muvandimwe icyatuzanye tuje gusubukura amagambo bapfunditse wa munsi kugira ngo dusabe umugeni witwa Uwimana Pisces.
ubutumwa ntayazi kugira gukomereka wenda n'inkoresha imvugo tutamenyereye. None se iyi nzoga yari yo kurangiza ijambo cyangwa yari yo gusaba ijambo? yari yo gusaba ijambo, ariko sinahereza nk'ikiragi. Reka iyi nzoga isaba ijambo tuyihe amashyi. Ariko reka nyisobanure, yitwa inzoga mu muco, ariko ntabwo umuryango wanyu n'uwacu ntabwo dukoresha ibisindisha, kandi imvugo y'ibinyobwa byose bikoreshwa mu nzoga. Bibiliya nayo ikazitandukanya mu nzoga zihira ndetse n'iz'imitobe. Watuzaniye rero inzoga inywa abakristo ndetse n'abarokore, ntaze kugira uza gukomereka wenda ko twatandukiriye. Ntabwo ndi buhakane ko ubushize twari kumwe twaganiriye ibijyanye n'uko usaba irembo iwacu, ariko abageni bacu bararambagizwa kandi dushingira umuryango uje n'uko iwacu mu muryango mugari. Nta bakobwa twabashyingiye, abakobwa twabashyingiye ba nyirasenge b'abakobwa basigaye aha ngaha. Twagenda turabagarura muri uyu muryango, turakongera abandi bageni tuza abo twaguhaye baragufasha. Ese wabasize mwagendanye? Abanyarwanda bica umugani ngo inkono ihira igihe ntihira ikibatsi. Twari tuzi ko igihe kinini tuzaza twizihiwe tukabaciye, none baramutse batagira ngo twagufashe. Uyu mukobwa si wa mama yanjye. Sashira namahoro. Leo muranga azatonda. Nibyo. Yabaye umuranga neza. Leo murangi iwacu. Nifazi mwamumpere amasiku. Ntabwo namwita ikintu ariko yabaye umuhuza mwiza. Ariko izi nka ziwanyu zikamirwa abageni nk'aba ngaba muryango, mbese mubona iri fazi akwiye umwanya muri uru rugo, akwiye kugenda akagaruka. Ubwo musubire mu byicaro, ariko dushimiye iri fazi kandi ngira ngo kugutuma rwose. Nuko rero nyakubahwa Elivaze, twaza kugira ngo tugushimiye rero abahagarariye abandi bakobwa twagushyingiye, kandi ntekereza ko n'uwagushyingira abandi nabo bamufata neza. Bibakumpera amashyi. Harya uteruye ugira ngo iki? Urashaka iki? Urashaka iki? Irashaka umukobwa witwa Uwimana Tisi Sandrine. Urashaka Sandrine ukamushyingira Nshimiyimana Jean Dodi. Niko watubwiye. Mfite rero mukuru wanjye hano turi kumwe, winjiye areba uko mutetse, arabimuzi, waganiriye yumva. Reka tujye inama kugushakira igisubizo. Urakoze. Urakomeza utegereze cyangwa uricara? Uhitamo n'ukwawe. Ndagira ngo ubuki yatuzaniye bukureho urukoma, abusogongere, ataba yunyuguje igikatsi,
niba rugiye igikatsi rero mbona naguhaye ndibuze kuri kwawe. Nabonye bari banasomyeho byose nibe bikurikirana bati ntabwo ari nk'imwe ya Rwabugiri na Rwanyonga yasomye akumva kwidakwiye umwami akayinywera gatuze kumenya amagenzi yayo. Isubire mu byicaro rero. Inama hari icyo yanzuye, witeguye kwakira itangazo rivuye Burengerazuba rikagana i Burera. Reka rero ntangiye mikoro. Iwacu ntabwo dusobanya kandi ntabwo bampaye bangerura, ahubwo turuzuzanya. Reka numve uyu mwanditsi mukuru adusomere umwanzuro umaze gufatwa n'umuryango. Ibyo se urabishimiye? Tezeyo Rifa Celestin Rifazi agira n'akandi kazina keza azagira ubwami. Kuba rero asanzwe agerayo kandi ijambo ajyanye ari kumvikana n'ubu. Rifa, umwanzuro wawe wo kujya mbere nta miziro iwanyu murakarama. Uri nzagira ubwami koko. uri hehe nabizi kunyumva ndetse wenda urambona nshuti yanjye gerageza urebe ko twabonana indirimbo nkuririmbiye n'aya majwi nanga nshuti wokabaho we bigutahe ku mutima. uri hehe kuko numva ni jyenyine mbese aho urujya wibuka ko warwaye umutima. uri hehe kuko numva ni jyenyine mbese aho urujya wibuka. None si iyi nzoga turayita isawa? uko wahita rwose kurikira Ni wowe uyita, njyewe ndakira. yashaka urugero. Ngaho ni baguma amashyi n'impundu. Mama mwaramutse. Ni amahoro. Nyirasenge w'abakobwa urakomeye. Uriya musaza Rifati wamubonye? Wamwumvise? Rifati rero ni inshuti y'umuryango kandi y'agadasohoka. Twashinze uruti hariya arucagashije gato, ariko aho bigereye atuzaniye ubuki busaba umugisha, kandi niwe umenya abageni banga. Ndagira ngo ubwakire ubushyire ku ruhimbi hariya, ugarukane ijambo umbwira icyo nkora. Uyu musore nagutwaze akugeze hariya. umugeni turemera turamutanga.
Ifa none se Jean Dodier ikoranabuhanga n'iterambere ko bihari mwabase mwazanye mukaba mwicaranye ukamuhagurutsa ukamutwereka ese wabuteye tera ubwatsi izi wacu ziracyakeneye ubuvuzi n'uburandura rero ngaho niba kumpera amashyi. Reka rero njye nakomerezaho ubwo muze gushimira nyirasenge w'abakobwa nterure ngira nti turagira ngo tugire ibyo tugusobanuza. Mbese urasaba umugeni uzatembera, urasaba umugeni uzakwa, kuko ibyo byose abaje batugana kandi tukabemera twabibakorera, ariko urahitamo uruhe ruhare? navugaga ko tunejejwe twanejejwe no kuza iwanyu, umuryango tubana, umuryango dushima, umuryango dukunda, kandi mukatwemerera umugeni mutatuvurije. mwakoze cyane, reka twongere tuboroshye. Kuko umukuru w'umuryango yabivuze, n'inkwano tubiteguye, kandi urure rwacu rwegeranye n'urwanyu. Inkwano ubajije umujumba, ubajije inka zawe yawe kubwira bazihagishije, kandi nziza urabizi ko tuzina. Murakoze ariko izo nka ku ruhande rwanyu haracyariho gushidikanya, kuko niba byemera inka ziherekezwa n'amashyi, zigaherekezwa ndetse n'impundu. Sinzi rero ikindi cyaba gitegerejwe, ariko tubwiye ko inka bazigejeje mu rwuri iwacu. ikaba cyose rero imbere y'intwaro cyangwa se inka zije akabini tujya tugira mu kwiga WhatsApp zitaraza doriraje kazi togenda dorira muri bakukuru doriraje kazi ikaba isoko ivubura igikoma cy'ababyeyi bagahindura vuba. Abashidikanya ibyayo bazabaza inzara yitwaga Rukumu yateye 1746 ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro. Iyi suka yarahabutse, yakobotse hateye inzara yitwa Muhati Gicuro Tukame kabiri yateye u Rwanda mu 1902. Isuka yarahabutse tuyaga ibijenda yose
gakwegizi kumanura imbaba irabisiga hageruzaga rero mu 1943 ku ngoma ya Mutara Rudahigwa iyi suka yagize akamaro. Erega icyiza cy'imbyeyi ntabwo iteka imaramuza iri umujyojo igakama mwakire irugori bwera kurusha inyanza ihinganisha igatahuganisha gagiye mu kindi byabare bikirahira we ikaba atakuza amashyi menshi amashyi menshi reba ibi ni byo amashyi menshi rwose twayitaze uyu muryango ndetse dushimire n'iyi ntumwa yatoranyirijwe izi gusigura ibisigo by'abakuru abarenze umuco. Hari ijambo bakunda gukoresha ngo ntusubize ku isuka, nyamara isuka ntabwo bigeze bayivaho kandi nta nubwo tuzayivaho. Iyi suka rwose ni isuka y'Abanyarwanda, yego niko bimeze. Nta muntu uri hano ufite iminsi 2 ikivuguto gikomoka ku isuka atagifubitse mu gifuki. Mbese hano ngaho nagira ati niba turi twese nituyiha amashyi. bisanzwe barazahira Yego. bakaba bakoresha baca Mfasha amazi. Yego. hari abakika nta joro abandi nta joro ibyo ari byose ni nta joro na nijoro bagiye kubatera ubwatsi kabura Yorohereza umwahizi ku buryo rwose intoki zitagira ikibazo. iki ni igicuba. Yego. Iki ni igicuba kugira ngo niba bari guca ubwatsi rero dutuye iburengerazuba hafi y'amazi twageraga duke hasi ni umusenyi hejuru n'umunyu twazishoraga rero ikinyabaranga ngaho murakoze cyane. urukundo nguha cyangwa se impano nguha ntibiteze gushira biracyaza ibyo ubana n'ibice nabungiye natumaho umusore witwa Jean-Claude kugira ngo aze mu muramutse nabonye hari abashidikanya batuye amusaza ari gacarira turabikwemereye. Data rero mubyeyi mbonye abasore beza b'imigenda basobanutse. Jean de Dieu nza kumenya ko ari muri aba ngaba ntabwo mba nemeye ko mugora beri fande turaboza tere ntabwo cyangwa uti wowe intambwe imwe cyangwa ebyiri zamure muri utore tukuzamure mu ntera ku batapu kuri kapiteni uyoboye abakunda bose
yoboye abakundana bose. Ndatangira gatera umusore w'ubwa ubwema, umusore ufite amashusho meza ndetse n'ubwamatunga neza. Elifa, uyu ni mubyara wa Sanderina kabisa. Nanjye ndabyumva ariko afite ikibazo. Mu kibazo mwumvanye kiri mu byakuzinduye. turashaka igisubizo. Suzana Musanze. Babyeyi, muryango wacu, ndagira ngo uyu mukwe Imana iduhaye muri iki gitaramo no muri aya masaha mumwakirize amashyi n'impundu byinshi. Abase n'umuyobozi w'u Rwanda kandi n'umuyobozi gatatu ndagira ngo mwongere. Jadore no kugeza ubu ntabwo ndamenya ko ingingo zose zikongeye kuzamura ibiganza twereke ko bikora neza. Zamura ibiganza twereke ko bikora neza. Murabona ko bikora neza. Hanyuma rero mu bantu bahinga gatungutse ku isi harimo rero n'ibisi kandi ibanga n'akaguru. Sanze ibiganza ibirenge turebe ati murabona ko bifite n'amano agateye gatanga wisi. Abantu beza cyane. Hanyuma rero Jadore rekera bagundire navuze ko ngiye kuzamura mu ntero gatanga kuri kapiteni ndakurangira n'umuti witwa Shema Fresh. Hanyuma rero ugiye kuzana ikiganza cyawe usuhuza abo basaza bagusuhuze ubikora kwa muri perezida wa repubulika bikora perezida biko kwa rukunda bigenza agenda bigenza uraza gusoreza hanga bikore vuba vuba kamera makanya gashaka yego ha perezida wa repubulika hano batinde yego no amasimechi kwa umusenge w'izubanze umusenge w'ubwema ushobora n'ukaka ufite igikanu cyanyu yambutsa mu burere bakubiti hera hanga kamera mabugu hunga nuko abigenza ubupfura bwe umwaneze gitore nyuma ageze kuri papa w'amunyamanutsi wakoma ku rukiti ati mubyeyi mwiza w'ubwema yego arakoze cyane arakoze cyane simurahindukiyemo abasore batangiye kumwitegereza muhindukire murebe neza ntacyo bikora yewe batitwara urungano twasangira agacapati n'ibishyimbo byo muri kantine ariko ndisitahindira ububateri muhindukire murebe ntacyo bitwaye namuhamagaye wenyine maze pareba patiri y'abipanga ndabipipura n'iposho nawe ndazamuka mu ntera ntacyo bitwaye bagakomera amashyi neza yewe abasore se bo ndaza kubagereza gutera ngaho muhindukire mureba ahangaha muri komisi na rite. Mutware rero Jado barambwiye ngo kuva uyu munsi saa 8 inama yose izongera kurebera muri uyu muryango uzaba yicayemo kandi igitekerezo cyose uzatangwa ukizakirwa kundira abo basore bagabire babiri buryo babiri ibumoso ngo n'umutekano hanyuma nze gusaba abanyakristo muziki wanjye uteraniyemo bagomba mutere karibu yachiterushisiyega uwiseko nziza y'umusereko yazayabaruta dore batamuzi muzamumenye agere mico myiza yivukaniye none uwo yashatse we n'izina rye yazayabaruta arabaruta sinayigitego yachiterushisiyega uwiseko nziza y'umusereko
umurwa mwiza ko yanyuze imfura yazanye abaruta arabaruta sina y'igitego yacitarushisiga uw'inseko nziza y'umusereko yazanye abaruta umugabo nanze n'imico myiza ruberwa no kuba ingenzi niwe wenyine wabihamya yazanye abaruta arabaruta sine y'igitego yacitarushisiga uw'inseko nziza y'umusereko yazanye abaruta dore ko yamwise bibero by'uruyumbo bimwe byohirirwaho inyambo abashinga ndayamunganya nde yazanye abaruta arabaruta sine y'igitego yacitarushisiga uw'inseko nziza y'umusereko yazanye abaruta hariho n'abandi bamumenya uzibarize candari na musaza we Thank you.
reka naweyayo njye kureba icyo nishyira imbere y'imbavu ndacyari muto reka mparire musi n'ababyeyi yego mfuriki arakoze cyane umuha amashyi menshi uyu musore n'itsinda bakoranye. Umubyeyi rero Celestine Rwatangabo uwatanyaga ubunyabutatu umushi yatambitse ni mu nzira. Mushiki wanjye ari umukobwa wanyu pesa mwadusabye ko tumucisha mu irembo kandi kuko nibyo ni umunyurarembo si umunyuracyanzu none ageze hafi. Muramundire rero maze mutwemerere mukora igikwiye. Reka tubashimire muri abarinzi beza kandi mukwiriye ishimwe. Hano rero twahagize igitaramo twari tukiyoboye umusaza mukuru papa wacu yaremesheje ibi birori kandi abitumiramo inshuti n'abavandimwe. Mu batumiwe rero hari abavuye i Burera mu Gahundi Kabarashi bayobowe na Elifaz. Yateruye rero ubwo twariho dusangiza abaje badusanga ibiganiro, yasabye irya mbere atubwira aho akomotse, dusanga abamutumye baziranye n'umuryango wacu ndetse n'umusaza Kazimiri. Turabyishimira cyane. Araterura aradutura ndetse asubizamo aravuga ati ubushize nari iwanyu tubasaba irembo ry'umugenderano murariduha, kongeraho tubasaba irembo risohoka inka rigasohoka abageni, kuko niko byagenze, ariko amahitamo ye ntabwo twari tuyazi. Twese rero hatavuyemo n'umwe umuryango twemeranijwe ko dufite abageni, tumweremera guhitamo. Yahisemo Sandrine. Tumubaza niba uruhare afite twamushyingira Sandrine, atubwira ko bafite umusore bibarutse, umusore mwiza. Aramutwereka, abakambwe ndetse n'ababyeyi baramushima. Tubona azabera Sandrine ku isonga, akamukamira, akamubera byose, akurikiye Imana ndetse n'ababyeyi. Sandrine, twabyemeye, tugutegereza kugira ngo uze kutubwira uruhare rwawe. Ese umusore Jean Dodier uramuzi? Uramuzi. Jean Dodier rero akiramara kumenya ko twamwemereye Sandrine, yagiye mu ryivugo atera imitoma utaragera ahangaha. Aratubwira ati mubonye n'ukuri kw'Imana, ukwezi kwa buki nzakurira mu mbuga ngari, nzakurira mu ruhongore rwororewemo na nyiramacibiri mu birunga by'ingagi. Mbese urabyemera uyu munsi tugutange Elifazi agushyira uwo mutware wifuje ko yakugeza i Burera kandi akamushyingira umuhungu we Jean Dodier? Ntabwo rero yanditwa tukiyishubije, ahubwo tubonye uducungura. Mushiki wacu turagushimye, Imana iguhe umugisha. Niba wemera kubasiga ugasanga Elifazi, ubasuhuze rimwe,
ubasuhuze kabiri, ubwa gatatu basezere. Mwakwakira ibyo biganza kabiri. Usezera rero bakoresha ku bagukundaga ariko no kubyihanganira. Elifa urakaza neza mwariwe, urakaza neza. Ababyeyi batatu none Jado uyu wamwe yitwa bakeneye uruvugiro rufite hafi yiwe. Uwimana Pisa ariko muzashaka abashengere iki gitaramo sinzi ukuntu uzatwikisha. Ndatangiza ati egera hino noneho. Hanyuma rero parati nanjye sindi bube kure bumahujado akaba imfura cyane, usanga w'umuntu akaba anamuramo w'umuntu, bamukomera amashyi meza, nta munyeshuri ariho twinjiriye, nta jamwe. Yego nakoze cyane muri imfura. Muzehe rero nabonye ugenda yintangirira umundire, maze igitaramo gisigaye mbakorere mu maguru, mbashingura ayandi. Musaza ati sindanyurwa, sinjyanyurwa amanuma, ntacyo bitwaye. Musaza we wundi nawe shimira rwose, baranaresha kandi koko birakwiye. Arakoze cyane. Maze rero muvandimwe kandi mwana wacu, nguyu umugeni wadutumye kugusabira. mbega rwageze bigarama rwangaramo umurenzi wo kurwanamiza umutwaro utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi inkera y'abeza. Atoni icyogere mu kuba ntagome ntabaza nyiricyubahiro mu ababyeyi ba Jado twakiriye umukobwa mwiza w'Imana Pisa. Bazahanagurwa amarira, bazasezera ku miruho, urupfu ntiruzabaho ukundi. Ubukwe bw'umwana w'Imana. Twese turatumiwe gutaha ubukwe bw'umwana w'Imana. Bazateranira hamwe bavuye
uramuzi shenge ni rwego mu bahizi somu kumuguramye somu amahitamo yaje niko bigenda yo niko bigenda ngize mu buntu z'urwunge urugo ruhire se nshuti zacu urabeho nyampinga urabeho shenge usanze uwagukunze imana yagukwitiyemo nguza mukunde nawe agukunde maze azajya gutashya umwicaranye ngize mu buntu z'urwunge urugo ruhire se nshuti zacu icyo tubifurije abavandimwe banyu muzabyare muheke mugwize umuryango ngize mu buntu z'urwunge urugo ruhire se nshuti zacu ngize mu buntu z'urwunge urugo ruhire se nshuti zacu urugo ruhire se nshuti zacu urugo ruhire se nshuti zacu urabeho zirimo zirimo n'iterwa mpunzi iyo ritwara icumu ry'imahanga ku mugongo rukazigeza hakaganira n'ibintu by'ukubitira abanyabinyo uko zatangiye kugira imibazo n'ubatuje kuri bisiga tujya rubanda siniba amazina yazo nawe yaturutse ni ku bukebuke no ku bukorera kandi amaze zikena sinazizi gukena siri bitigana bisobanura ko zishaka iyo zizana marigori zisasizana ku mubiri iyo itaraboneka bituma kabaza twavuga bukira bugake twavuga amazina y'inka ariko igihe akiriganya kugira imana simetero kumukoresha kiriko mwashyo kiriko muganda kugira imana akariko data ndazibona zasida nkonesha
babyina babayobora bakoza gufatira amafunguro meza. mbega rwageze bigarama rwagaramo umurenzi wo kurwanamiza umutwe utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi inkera y'abeza atoni icyogere mu nkuba ntagome ntabaza nyiri icyubahiro mu igugu n'inkubito rutaganira imbarwa rutaramye n'ingenzi baririmba rwaba amatabazi kumushaka ngo utagira imbeho mu nda yego ahaha aho kure hari hebe hari hebe hari inyange zirusha kwera hari nyambeba yakuze neza ngwini wacu baragushaka iyizire sine ya mwiza uw'imico myiza idasanzwe niwe nyabusumba zipfura intege bwiza bwanyu ndutira bose hari hehe hari hehe hari inyange zirusha kwera hari nyamibwa yakuze neza ngwini wacu baragushaka ngwino se nyamuseka zigashoka iyizire bibero by'uruyumbu ari hehe uwantwaye umutima ngwino nyabusa nk'ubwabire gaju ndaje ngusanga